Ni gute wafungura YouTube channel bwa mbere? Waba ushaka gutangira YouTube channel yawe ariko ukibaza uko bikorwa? Uyu munsi ndakwereka intambwe ku yindi uko wafungura channel yawe bwa mbere kuri YouTube n'ibyo usabwa byose kuba wujuje. Urabizi gutangira YouTube channel, ikintu cya mbere usabwa ugomba kuba ufite smartphone ndetse na internet. Ibintu tugiye kurebera hamwe turabikorana vuba kandi ino video ndashaka ko iba ngufi. Kuri ino channel muzajya mukurikira video ngufi, biba ngombwa dukore step cyangwa se topic y'agace ka video, ubundi tuzajye dukugezaho agace ka kabiri. Ugomba kuba ufite Google account cyangwa se ufite iyo bita gmail.com. Usabwa ni Gmail cyangwa se Google account. Niba utarafungura gmail.com cyangwa se Google account, ujya ku rubuga rwa www.gmail.com maze ukore konti nshya. Iyo umaze kugira Gmail uba wemerewe gukora serivisi za Google zose harimo na YouTube. Jya ku rubuga rwa YouTube, fungura urubuga rwa YouTube www.youtube.com, injira ukoresheje Gmail yawe wamaze gukora. Nyuma kanda ku kimenyetso cy'ifoto kiri hejuru y'uburyo hariya dukunze kwita kuri profile icon, hanyuma ukande ahanditse create channel. Gatatu, hitamo amazina yawe ya channel. Uzasabwa guhitamo izina rya channel yawe. Hitamo izina ryoroshye, kwibuka kandi rijyanye n'isomo uzakora. Content ijyanye na technology, ushobora kwandika izina rya channel yawe ngo Emi Tech TV Show niba uzajya utanga amasomo ya technology. Shyiraho ifoto na banner. Shyiraho ifoto, profile picture na banner, cover photo ya channel yawe kugira ngo igaragare neza kandi ibe igaragaza bimwe mu bimenyetso ukora kuri YouTube channel yawe. Andika ibisobanuro bigufi kuri channel yawe, description, usobanure ibyo uzajya ukora n'icyo ugamije. Hanyuma y'ibyo byose hakurikiyeho gutegura video yawe. Tegura video yawe ya mbere kuri YouTube. Shaka video ya mbere uzashyiraho, ishobora kuba ari introduction yerekana cyangwa ubusobanuro kuri content uzajya utanga. Hanyuma ibyo byose umaze gukora video, wemerewe gukanda upload video. Kanda ku kimenyetso cya kamera hejuru y'uburyo create upload video, uhitemo video wujuje ibisabwa byose bijyanwa cyangwa se bigendanye n'amategeko agenga YouTube. Video yawe igomba kuba ifite 16:9 niyo video ya YouTube, cyangwa se ifite 13:9/720. Ugize neza kuba wakurikiranye ino video kugeza kuri uyu munota. Niba ko wakanze like ndetse ntiwibagirwe ko wakanze subscribe. Ibyo nibyo byose usabwa kugira ngo ufungure YouTube channel yawe ya mbere. Niba wifuza ko kwereka uko wategura video zawe, niba wifuza ko nakwereka uko bategura ifoto ya banner, ndetse nuko nakubwira step 5 ugomba kuba warasetinze kuri YouTube channel yawe ya mbere umaze gukiriya, kanda like ndetse ukande subscribe kugira ngo dubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye cyane cyane ku ikoranabuhanga. Reba muri comment hasi, ntuzibagirwe
kanda subscribe kuri MTech TV Show kugira ngo utazasiba tutorial nk'izi ngizi z'ikoranabuhanga cyangwa se za tekinoloji tubagezaho kuyica. Ndabashimiye, mwari kumwe na Emi, ndabakunda cyane.